Abamenye amateka y'Ubuyapani cyane binyuze muri za filime beretswe kenshi abazwi nk'abasamurayi, abayakuza ndetse n'ininja. Uyu munsi Rwanda News Updates yakugeneye ibintu byinshi wamenya ku mateka y'ininja zari mu Buyapani n'irengero ryazo. Wigeze uhura n'ininja? Ndakeka nta muntu wahuye nayo. Niba uri mushya kuri iyi channel, kanda subscribe. Wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa igihe cyose dushyizeho video kuri iyi channel. Ininja ni itsinda ryafatwaga nk'inzobere mu bikorwa njyarugamba, haba mu gukoresha amaboko, kumenya kuneka umwanzi no kwica bucece, nubwo ibyo bimaze kuba amateka. Ni ibikorwa byafashe indi ntera ahagana mu kinyejana cya 15 mu gihe cyitwaga icya Sengoku mu Kiyapani. Iki cyari igihe Ubuyapani bwari bukishakisha, ugasanga umunyembaraga afite abasore akoresha mu kuneka uwo bahanganye, kumunyaga cyangwa kumwikiza, bitandukanye n'uyu munsi hari igisirikare n'ubutegetsi bigenzura igihugu cyose. Ubwo Ubuyapani bwashyirwaga hamwe hagati y'imyaka 1600 n'1868 bugahabwa umurongo bugenderaho, ininja zahabwaga izina rya shinobi zatangiye kuzimira. Iyo tureba filime zigaruka ku ninja, tubona ibintu byinshi by'amayobera ayinga amwe yo muri Bibiliya. Filime zo muri Hollywood nka Enter the Ninja cyangwa American Ninja zibagaragaza nk'abantu bafite ubushobozi buruta bw'ikiremwa muntu tuzi, bagendera hejuru y'amazi cyangwa waba ureba ininja imbere yawe ikabura. Abahanga bagaragaza ko akenshi zifashishaga ibintu biturika bibyara imyotsi, zikabikora mu bintu byinshi zivangavanze. Iyi myotsi rero ikakurangaza, ininja ikanyura ku ruhande utarabutswe. Byongeye kandi ininja zambaraga imyenda y'imikara ku buryo igomba kuba igoye kuyibona igihe hari umwijima, bityo ukuboneka kwazo bikagorana. Ni abantu babaga barahawe imyitozo njyarugamba, bagahabwa akazi inshuro nyinshi n'agatsiko k'abakire, ariko ubukungu bwabo bwubakiye ku byaha. Iyi myitozo njyarugamba bayihabwaga bakiri bato, bakiga neza gukoresha nk'umuheto n'imyambi bitaga yumi, inkota bita katana, cyangwa inyenyeri bajugunyishaga intoki kandi badahusha zizwi nka shurikeni. Izo ntwaro zikiyongeraho utwuma duto bashoboraga gutega umuntu tuzwi nka tetsubishi, icyuma kirekire kiziritse ku munyururu bashoboraga gutangiza umuntu urimo kwiruka ahunga cyitwaga kusarigama, cyangwa ibyuma bambaraga mu ntoki bakabijomba umuntu byitwaga tekokaji. Si ukwiga gukoresha intwaro gusa, ahubwo bigaga no gukoresha ubushobozi bwo kwihuta ku buryo umuntu ava ahabereye icyaha byihuse ntawe urabutswe. Izo ntwaro kandi zafashaga ininja no mu bindi bikorwa nko kurira ibiti, inkuta z'inzu cyangwa ingoro ndende, zikajya kuneka umwanzi atarabutswe. Ibikorwa byinshi by'ininja byakorwaga mu ibanga, ku buryo kugeza n'ubu ngubu haboneka inyandiko nke cyane zigaruka ku mikorere yazo. Akenshi imikorere yazo yamenyekanaga mu buryo bw'uruhererekane mvugo, uhereye ku babyeyi kugera ku bana babo. Ibi bigatuma nk'igihe abakora filime bagiye kwifashisha ininja bashyiramo bike bizwi, ibindi bikava mu ntekerezo zabo. Ibi bikorwa byinshi tubona mu mafilime ninja zikora. Umuyapani Junichi Kawakami w'imyaka 71 y'amavuko, wabaye umwarimu w'ininja, avuga ko byose bidashoboka, aho amateka menshi y'ibi bikorwa bitswe mu ngoro ndangamateka y'ininja yitwa Igaryu Ninja Museum hariya mu Buyapani. Uyu musaza avuga ko bidashoboka kubera ko uburyo bwose wakwitozamo ininja zari abantu. Uyu musaza Kawakami avuga ko yatangiye kwiga imirwanire ya kininja izwi nka ninjutsu afite imyaka 6 y'amavuko gusa, atozwa na Maître Masazo Ishida. Gusa uyu musaza akomeza avuga ko kuri iyo myaka 6 yabaga azi ko bari kwikinira, atabaga azi ko bari kumwigisha imirwanire ya kininja. Ngo yajyaga yibaza niba bari kumutoza kuba ibandi, dore ko bamwigishaga kugenda bucece no kwinjira mu nzu ntawe urabutswe. Byongeraho ko burya ininja zose zitari abicanyi nk'uko abantu bamwe babyibwira bitewe n'ibyo barebye muri za filime. Umusaza Kawakami avuga ko ininja bari abantu bafite akandi kazi kabatunze, kuko kuba ininja ubwabyo bitari akazi. Havugwa byinshi ku mirimo bakoraga, bamwe ngo bari abahinzi borozi, abandi bari abacuruzi bazengurukana imari yabo, ibyo twagereranya n'abazunguzaji b'iki gihe. Ngo uwo murimo akenshi bakawukomatanya no kuneka. Nubwo Kawakami
yitwa Ninja ya nyuma isigaye. Hari undi musaza witwa Masaki Hatsumi w'imyaka 88 y'amavuko avuga ko yabaye ninja ikomeye. Uyu musaza yashinze ishuri mpuzamahanga ry'imikino njyarugamba rizwi nka Bujinkani rikorera mu bihugu byinshi ku isi, ritorezwamo n'abapolisi ndetse n'abasirikare. Uyu musaza Hatsumi ngo yanabaye umujyanama mu by'imirwanire muri filime zirimo nka You Only Live Twice y'umuhererekane rwa filime za James Bond yakozwe mu 1967. Aba basaza bombi Kawakami na Hatsumi bahuriza ku ngingo z'uko bombi nta n'umwe uzagena umuzungura we nk'umuragwa w'imirwanire ya kininja cyangwa se ninjutsu. Ibyo ngo biterwa nuko mu bihe byo hambere ubumenyi bwose ninja zagiraga bwari bukenewe, kuko ngo imitegekere yari akajagari, umunyembaraga akica cyangwa agakiza uwo ashaka. Ibyo bigatuma ubushobozi bwa kininja mu kwica cyangwa kwirinda kuvanga imiti ishobora gutera umuntu kumera nk'ufashwe n'icyorezo cy'igikatu ariko akaza guhembuka bigira akamaro gakomeye, bitandukanye no muri iki gihe. Ubu ibikorwa bya kininja ntibigiteye ubwoba nk'uko byahoze, kuko nk'ahantu hamwe nyaburanga mu Buyapani iyo hageze bagushimisha bakwereka bimwe mu bikorwa byarangaga ninja n'imirwanire yazo, bikaba mu buryo bw'imyiyereko. Muri filime zikomeye zakiriwe ku ninja harimo nka American Ninja mwese muzi yasohotse mu 1985. Iyi filime ikinamo Michael Dudikoff yitwa Joe Armstrong, uba ari umusirikare ariko bagenzi be bakaza kwicwa n'ninja zigashimuta n'umukobwa wa koroneli akaza kumutabara kubera ubuhanga bwe bwa ninjutsu. Hari n'izindi filime zirimo ninja nka Ninja Shadow of a Tear yo muri 2013, indi hakaza Shaolin Challenges Ninja yo mu 1978, hakaza indi yitwa Ninja 3 The Domination yasohotse mu 1984 n'izindi abenshi muzi. Aya ni amateka n'ubuzima muri make byerekeranye n'ninja. Ese waba washize amatsiko? Bitubwira ngo muri comment. Kwibutsa ko iyi ngiyi ari Rwanda News Updates. Nizere ko waneje gukora subscribe. Niba wakunze iyi nkuru duhe like, wibuke no kuyisharinga kuri WhatsApp cyangwa se Facebook. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iyi minota yose ishize.